ngire nese icara uzamuka reka mbabwire ibintu byawe mukase ngenda bizi ngeze mu ruganda aho niguriye imigabane mba ngusanzemo ahubwo burase se wansanze aritegereje cyane umuntu atinda hambira icyo kora reka duhure na Giome reka mbabwire iki kiganiro mu kireki ndabyumva murakoze Yasine hari ibyo ntigeze nkubwira kandi bikeneye kumenyekana nonaha ngaha kugira ngo nawe byumve ntabwo nigeze nkubwira ko mfite umwana mu gasozi ariko ni ngombwa igihe kirageze umwana wanjye ni uyu nguyu Ketia nyine umwana wanjye ni uyu nguyu Ketia nyine no ntabwo bishoboka Ketia bidashoboka se icara ahubwo toka wowe ahubwo wowe niwe uzanagaruka mu ruganda oya amakosa niwe wayakoze wagiye se gukora biriya byose utazi neza yuko uyu nguyu ari umwana wawe urashaka kundira amafaranga Sky bapimye shaka shinze karayizi gatwara yindi tancuka hano cyari niki angara n'umuntu nanjye ngiye kurya umuntu ntabwo rero nawe biteze kanamwesha niko kanyuma nyene ngo gake ngo kanyuma ako kuki utitwara neza ko wari umaze ukabyura umaze kuzana ijigo yose twari zifite sanse cyangwa moteri twari mba mu mene hari byabo mu muryango wayo muracyanuka urakimaze imana niba utarwoza ibyo mucika ijosi ako sha azi kusuzugura abuze amafaranga mpora mubwira mfite ayo reka ninywere mwihorere wowe ko kameze abo mukabigera ngo ibyo impamvu azakwirukana ari iyi ngiyi urakombora isafuriya iki si igikoma wanyweye ukanywa nzobyaho wanzengeye sanga ninde mwana uhari uri umwana sura yari ikaraza wagira ngo ni inturusi y'ibanga ngo uri umwana uko gisa nk'inzozi mbi twese twisanzure hano kwa Geradi buri wese yisanzure uko ashoboye mbahaye ikaze ariko icyambere cyo icyaduhurije hano turaza kukigarukaho gusa reka turebe uburyo ki twabasha kugira akantu tubanza gufata ko kunywa sheri zana akantu twakiriza aba bantu aba bacuti banjye ndetse nawe urajyana kiryoshye pe shagihoreye mwana ubu ndatashye aka niko kanyuma tumweye uravugisha uko atari akanyuma kuri se kuravuga ndavugisha umunwa wawe n'ubundi uvuga n'ibidahuye ni ukuri abantu benshi abuze ibintu byo gutaha byazama aka kanya akanya sinakubwiye umuntu waje
Jackie cyane buruseli jet ligakuba Nabana mbiranga gukubita imigeri. Ngo umuntu niwe wawuhengamishije. gerageza unyaruke cyangwa se ngufashe hafi. Reka nkwakire sheri, zana kandi karahuri zana. Gira vuba. Zanira ka kantu. Sibo mana nizera ko gakunda cyane rwose. Yaba yagusuye. Wenzi icyo ukunda. Wenzi icyo ukunda rwose. N'abandi kandi twese. Hari akantu nakuye hanze ubwo mperutseyo. Akantu kawe nakakira ntugikabura. Aka ntabwo njya nkabura cyane. Twitwararika cyane rwose. Uzigira se ngo irindira keshi akagoro kaba karyoshye kubi. Akantu ni keza cyane. Tuzarya byari se kubona ubugiye. Ejo nagiye mu cyumba cya boss. Kuserekera aho ngaho dore kuri njye ni iki ngiki uziye. Umugabo azira ibyo yariye sha. Ngambwira. Nagiye mu cyumba cya boss. Cyangamo invitation y'akagabo kitwa Yasini kadutumiye kandi ngo buzanabera hano. Bosi udukuriye mu bijyanye n'imigabane agira icyo yatubwira nawe kuri aka kanama twapanze. Urakoze. Barafite byaratashe. Keza cyane. Murakoze. Ariko buriya ngewe ikintu cyantangaje nagira ngo mbere na mbere cyo kuranda gushimiye cyane kuba duhuye hano nicyo kintu tukakiganiraho. Ariko nagira ngo mbaze wenda abayobozi bari Rwanda. Manager. Biriya bintu dushoramo imigabane yacu mwana mubizi ko harimo amatiko agera hari. Giome yaradusuzumiye cyane. Hejuru y'amafaranga yacu. Twemeye gushora ubutunzi bwacu ngo ubwe buzamuke dufatanye kubaho ariko aradusuzugura cyane birayo ntabwo byadushimishije. Ni ikihe kibazo kiri muri Rwanda? Derira. None se kirishimye kandi ngiye gutaha. None se nyine nutazi nzaguherekeza. Uzaza ujya kunsura se? Nza akogusura iwanyu se ko najya uko makibayo nk'iki nanza kwenda iki ko namwe murya mubikesha Uwiteka. Mwana kwese. Nazi. Niwe nshuti nagize ina. Nyine ngo buzanabera aha ngaha. Niko ndi kubyumva ariko namabona ngo ndakura neza. Uyakurura. Urumva nyine nzakugaburira ariko sinzakwishyura. Bizabiguriye. Hazaba harimo umuceri. Akozanyishyura. Ahubwo yishyura. Iki? Ari amafaranga yanjye. Akoze ikiboro nikoresha. Kiremereye kurusha wa mugore nakubwiraga. Ahubwo kanze mwishyire vuba. Kanze mwishyire vuba woze n'ibyombo nazugenda. Ibyombo ntabyo nakoze. Niba utabizi Imana imana. Murakoze. Ariko urebye buriya Giome nuko atabashije gukurikirana. Buriya Giome yakoze ibintu bidasanzwe mu ruganda. Yaraje akuramo miliyoni 10 mu ruganda. Amaze gukuramo miliyoni 10 asinzi nandi yaje akuramo. Buriya uruganda kugira ngo rumanuke ruhombe kuriya no kubera miliyoni 10 Giome twamuhaye mu ruganda. Tuzimuha bidutunguye tutabashije kumenya inyungu twabonye niyi. Buriya byose niho byavuye nuko gusa akeneye kubanza kubyumva neza ariko niho byana bikunze byose niho ipfundo riri aho ngaho. Ngiye kuyagira itike ayamwishyura. Bibiri byonyine twavuganye 5. Nise nawe yarajyanye. Kwa mwana uri njegera. Ngiye mutoto watetema nayo nagusubiza. Ngaha nyine Uzafuruka. Gende nzakubwira. Sawa nyine rekana nigendera uningegera ariko ako ntari nzaberekeza. Uwo muceri mwana. Boroseri jetri Jackie cyane. Uwo muceri. Gakuba vanda mata gusanga. Ako nde namuvuna. Uranze reba. Aba so ndi mwana. Tugenda nako. Murogo nabeshye ko nkora mu biro none nari gutajyanye. Kanitari. Nzazo nizi kote ko njya gutaha. Nta kote ngiye. Ugira iki? Ugira ishati yo. Ugira amaganya gusa n'inda nini yawe. Nuko nzagutiza boxer niyo utagiye. Yenda gateza isanduka. Ubwo rero ndumva ari byiza kugira ngo tuvugane kuri iki kintu.
stock manager ya stock yanyu bimeze bite? Amakomanda araza ibintu bigasohoka mu karekezi ibindi. So mu by'ukuri ubundi twakoraga neza ariko ibi byumweru bibiri bishize bitewe n'ibibazo byagiye biba mu ruganda, so ibintu byaruzuye amakomande kugenda biranga, so ni icyo kintu cyateye igihombo mu by'ukuri ndumva ari iki kosa riri. Ya urakoze cyane aho twabyumvise, ahubwo hari undi muntu nibuze kwibandaho cyane, secretary wacu ku bijyanye n'imisoro. Ese muheruka gusora bimeze bite? Ya tumaze igihe tudasora, tumaze nk'amezi 8 ahubwo baraza kurufunga. Bararufunga pe? Ko twaba twarashoye nabi ntimusora? Tumaze igihe tudasora mu kuri pe. Baraza kurufunga aho buri gusora. Marija, urumva ibintu by'uruganda rwacu bimeze bite? Ubwo niba ari cyo gikenewe tuzakomeza tugire gute turebe, ubwo niba gutezwa icyamunara tubikore. Ndakeka tutavuga mu magambo menshi, manager watubwira uko bimeze ubundi tugafunga inama tukazapanga ikindi gihe cyo gufata umwanzuro nyawo. Nta kibazo, ibyo gukuramo imigabane byo mubyibagirwa. Yego, mukuremo imigabane yanyu nge narabyibijije. Noneho twebwe Giome tuzavugana nk'uburyo tuzavugana na Giome. Mwebwe iby'imigabane mubyihorere rwose, ntimukuremo imigabane, ndaza kubereka ukuntu turi bavugane na Giome. Ya urakoze cyane, ariko twaganiriye cyane n'iki cyari cyaduhurije hano, ariko nibagiwe no kubabwira ko uriya ni sheri wanjye, nabibabwiye harya niyo ntabibabwiye, nabibabwira dufite ubukwe urabizi, ariko nasanze duhuje itariki y'ubukwe. Je nawe na Mireille nanjye na Bonnet duhuje itariki y'ubukwe. Niba twapanga uburyo ki tuzagira gute, bamwe bazahindura itariki cyangwa tukabukoreshereza hamwe, kuko twese turi umuryango muri rusange, dushobora kubikora akaba ari ibirori binini twese tukishima. Ariko umeze neza urabibona? Nta kibazo, umeze neza. Namubereka ahubwo abatamubonye. Sheri? Karame sheri. Muri ihangana mfite akagiripe kanzonze. Abanza ari iki kirere ariko hanze umukonje. Sheri? Ngwino mwereke. Uramuzi ariko wambwiye kujya gutanga yo komande. Yarakwambitse nawe. Urara n'undi mu boss witwa Simomana, nawe uramuzi. Cyagiye twarahuye. Amakuru. Nakeka nta byinshi mwese muramuzi. Murakoze rero kuba twahuye, kandi Imana ikomeze ibahe umugisha, ariko dukomeze twishime tunezerwe. Tubanze dusome n'aka kantu. Murakoze cyane. Yari yagusuye? Yari yansuye. Sheri isubiriyeho nta kibazo. Nawe yimenyereza imirimo yo mu gikari. Ni na mwiza, meze neza kabisa. Tariki nimba ari imwe se none. Iyo tariki yanyu si ubwo amasaha yarageze, hari tuntu nari kujyamo, nta kibazo mundekuye nagenda nimba mwebwe mugikomeje, ariko njyewe mwandekura nk'abagiye. Oya nta kibazo rwose, isaha n'isaha wagaruka ukadusura, twakurekera nta kibazo ukagenda. Manager uriya tuzavugana. Tuzabivuganaho rero icyo gukora. Nta kibazo. Sawa rero. Ni byiza. Njyewe nitwa Joshua. Wowe se witwa? Twase Brenda. Okay. Ndakubonye. Mbona hari ahantu nkuzi. Hari umunsi umwe nigeze kukunyuraho uri kumwe n'abagenzi bawe nka 3 cyangwa 4 sinibuka neza. Kandi muri stress byatari ibintu by'amafaranga byanishije umutwe na business. Ndimo kuvugana n'abakozi ariko nyine kenda kubonye mbona ndakwibutse. Je rero ntuye hariya ku kipangu wanyuzeho. Wese utihagana? Ndi nimera ruguru mu gasantere n'umuntu. Okay, none se njyewe nta telefone nagendanye nayitaye muri biro. None se nta telefone ufite aho ngaho ngo ntize ngo yakane nimero ko uze kumbipa cyangwa unampamagara nta kibazo. Kimara use kumvugisha. Nta kibazo, ubwo ndaza kukuvugisha. Sawa nyine.
imyaka 12 shana reko ndiyo cyambere cyo mabuja ingirwa mabuja yagiye i Kigali bose yagiye Kisangani kandi nanjye yamagaye baby n'undi no gusezera maze ndiro ko nigenze Hello? Oui. Yes, babe. How are you? Oyasha ntabwo ukubura baby. Abantu bamuzirikana icyuki. So bizi ko yamubonye inzuru umugara. Wazaya turi kumwe mbagira ngo nicaye muri Edeni. Ngukunda kurusha uko Adamu akunda Eva. Urumva ngiye ko atuma nkora ibyaha bibiri kandi yarakoze kimwe. Binashobotse ijuru ryawe ryacu twebwe babiri gusa kabisa. Oya nose ko umutima ndutera uvuga wowe. Nyine baby. Wangezeho mu rugo se isaha ko nditayari none. N'iminota ibiri se yase myinshi dasihagije. Wowe uri update ndabizi. Nyine nshyize hafi muri quartier. Ndabura iminota kugira ngo ugereho. Bigeraho kabisa ko kintu tugiye kurangira Yego. Ese magre. Listo. Suketi yamfashe kuko nkamuha story. Halo. Keti urabizi? Wa mutipe watunyuzeho uvuga amafaranga. Uwo nguwo umva. Ubu nambaye nayitsindiye. Umva ubu ngubu ndayifite rwose ubu ntabwo nikora. Buku cyane rwose. It's a new generation in a big combination. Ese ni noya ugereranyije n'urwo mukunda wowe utariho ubwanjye nakwicara nkaguhimba mutima my mutima nukuri you give me fever. Wambujije amahwemo oya sinyikebuka mbirimo urwo ngukunda ni mamo no mubajama byagezeyo utudefo twawe n'udukalite twawe byose mbikunda kimwe rimwe na rimwe urambabaza gacya nkabisubiramo wowe wankubita si babade wowe umeza neza si nshavuye
uruwagaciri wanje aho utari njye naho najya. And when I hear you I feel you maze nkumva amayemusha. And when I need you I know I see ya nujya untenguha. Dale hora n'ibyishimo kuko ngufite. Ndagukunda nkumva ndaryohewe. Hora n'ibyishimo kuko ngufite. Icyampa nkakwiyumvira forever. Uri njya ninyura amatwi yanjye oya ntunjye kure nkakugenda nawe uri munsi byishimo byanjye wowe umuzambabaye. I wanna give you love for me and you forever. Uko gukunda n'indahiro kukwiyumva mu bimarire. Ni wowe nshuti magara mfite. Oya sinakureka. Oya 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 oya. No 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 no. Kukuma gutuza kunyurwa amarangamutima kanyuzura nkumva ndakomeye ndishimye yo. Umagutuza kunyurwa amarangamutima kanyuzura nkumva ndatuje ndishimye. Dale hora n'ibyishimo kuko ngufite. Ndagukunda nkumva ndaryohewe. Hora n'ibyishimo kuko ngufite. Icyampa nkakwiyumvira forever. Ndagukunda nk'abanjye reka kwirirwa ubaza kwizihirwa ku mutima inyura muri wowe. Mon cœur, mon amour, ma vie, mon seul moyen de vivre bébé. Oh mon Dieu, à quel point je t'aime, tu es à moi et je suis à toi. Mélodie, mélodie, nubwo bonandira, mélodie, mélodie. Oya ntumuze n'ibyishimo. Icyampa we ukamenya ko nkwemera. Sinatuma ugenda ndagukurikira. Nizere ko bihwaniyemo. Bihwaniyemo. Sukamo n'ibyo reka nari niyemereye nafashe dukeya. None nje ngo dusangire bino. Ako se wa mujangwe wowe vipi za? Ko nagiye kuki. Abo za wewe kuri za mujya kuri ndavu ubuse abantu nibinjira. Rekera waha. Chako mutu. Twataka n'igikwasi ngo turacura umuntu. Bawitonze. None byanjye. Ibiki byawe? Hano wowe haha. Hano hantu urahazi wowe. None se turasangira. Bareshya. Mariya buhoro mwabana. Buhoro turi kurya umuceri. Buhoro barayirya. Undi se buhoro aramuye. Ariko kajya rugo wabana. Wabana. Karya amajeni iwanyu. Warya ibiti iwanyu. Tukayinyerera. Ariko natwe dushyire ku buzima bwawe. Gashyirwe amageragere. Byana bifite inkonda se ubu twamenya sururano bangana icyari akwireba. Wasanga naka bagiye kunsimbuza. Ariko ibi ni ibiri. Ibyo byangwa byawe ntibizirimo. Harimo n'ibimera. Ciriyemo. Koze rero buriya twakomeza noneho tuganira numva umugabo twakiranaga nawe tumaze kumutura mu nda. Asigaye tukanagana n'uburyo tugiye gukora igikorwa cyo kubakira umusore wacu. Kirango murabizi twabivuzeho kenshi. Ubu ngubu tugiye muri uyu muryango dufite umusore ushaka gushinga urugo. Hari ibintu akenera, hari inkunga, hari ibitekerezo, hari inama agirwa. Byose turakomeza tubiganireho ariko tureba icyo dukora kugira ngo ducunguze uburyo mwete uko burimo buragorora. Abana nabo bakomeze babe bandura bino bintu babisubiza mu gikari. Ndumva nta kindi kibazo. Gusa wenda yahaguka akatubwira nk'ikintu kimwe nimba
hari icyo ashaka kwibwirira abantu bashyitsi bari hano cyangwa se akaba yicaye wenda tukabanza natwe tukavuga uko tubyumva mwese mwaratuye murabizi turi mu miryango kugira ngo tumushyigikire. umusangiza w'amagambo arakoze kumpa ijambo. Nishimye byahatari kuba mwese mwageze hano, byanshimishije. Nari nzi ko abantu bangana gutya batazi, byanshimishije rwose. Mwese murisanga nkeneye inama zanyu. Mumpe inama, ni ibintu biba bigoranye murabizi namwe, ariko mwakoze kuza, byanshimishije cyane. Murakoze. Noneho numva igikorwa nyirizina cyakomeza, tugatunguza umuti mwete, buri muntu wese anazi icyo gukora, tukareba ukuntu tumushyigikira. Turabikora mu bifatika, ubwo ni mu nkunga wenda y'ubutunzi, turanabikora no mu nama tumugira, azagenda ahura n'umwe n'inshuti yanyu, ariko ndumva uwaba afite ikintu yaba yateguye cyo kumushyigikira kugira ngo imyiteguro ikomeze kugenda neza, yakitubwira. Cyaba gihari none ahangaha nta kibazo, cyaba kizaboneka muri iyi minsi iri imbere kugira ngo arusheho kugera ku munsi w'uko yiteguye neza, nabyo ntacyo byabitwaye. Muhawe uyu mwanya ni uwanyu, ufite ikintu yumva cyakora. Ngiye sugira ngo nakoze cyane umusangiza w'amagambo. Ndumva rwose aricyo cyatuzinduye twese, kandi nta wabura inkunga yamuha, yewe n'inkunga y'ibitekerezo nayo irakenewe. Uyu musore wacu rwose haguruka ndamutse nanone rwose ni ibyishimo kuri twese. Uramuzi iyo inshuti wawe cyane muzamuye, uyu ni sheri wanjye. Ngewe rero nk'uko bisanzwe n'ubundi inshuti yanjye mba ngomba gushyiraho akarusho cyane ku nshuti yanjye. Imodoka zizadepurasa abantu, ariko muranyihanganira gato, narwaye amagripe. Imodoka zizadepurasa abageni ndetse n'abandi bantu muri rusange bazaba bari mu bukwe, ni ngewe uzazishyura. Hanyuma nitanze n'andi mafaranga 200,000 yo uraza kumpa akawunti yawe nyagushyirireho nimugoroba, ndakeka andiwe ndibujye nayashyizeho, umpe akawunti yawe, hanyuma n'izo modoka nzazishyura nta kibazo rwose. Ubundi amata byara amavuta, twese dukomeze dusabane kandi tugire gute dutange inkunga nk'uko tubisabwa. Murakoze cyane. Gerard, urakoze cyane kubwo kudushyigikira muri iki gikorwa cyo kubakira umuhungu wacu. Ngira ngo n'abandi twakomerezaho, tugakomeza tugatanga umusanzu urugo si urwumwe. Nanjye nayo twaje ari mpamvu 20, ariko nka bosi wanjye mwemereye na sare izakira abageni hazaga ikibazo cyane. Urakoze cyane. Nanjye ntabwo nagenda ntacyo mvuze ku muvandimwe w'inshuti yanjye, arabizi tujya tuganira. Ni 500 babinyandikeho, turaza guhurira hahandi tujya duhurira. Murakoze. Nanjye mpagarariye umugabo wanjye, uriya akaba ari muramu wanjye. Umugabo wanjye ni mukuru wiwe, twabyumvikanyeho, ntabwo yabonetse kubera akazi. Yambwiye ko nza mukamwandika 500,000. Murakoze. Mumpera amashyi. Murakoze cyane. Murakoze. Nanjye nyuze hano mbabonye umuceri, mbabonye abantu baza, bavanye nanjye hano hantu rero byanze bikunze nanjye ngomba kuhagera. Nuko mageze nyine ndamucanganira umurimo, nanjye nyine kamwe nkamushyiriyeho aze kumpereza kuba atenda akamutransfera mu kanya kuri account kare. $1,000,000 kamwe. Murakoze cyane. Murakoze. Nanjye ni 5. Witanze? Murakoze cyane. Murakoze. Nanjye Mimi Bamabwiro
wasigaye umugabo ku rugo ubu njye nyir'urugo muri make wasigaye urupapuro twavuganye aho ari Isangane yambwiye ngo bamwandikaho ka miliyoni kamwe hanyuma n'ibinyobwa n'ibiribwa nabyo tuzabimenya nta kibazo kandi mubahe karibu mu rugo hano karibu mu kimwe cyose mu karibu biremewe rero ngira ngo nk'uko dukoze igikorwa gikomeye cyane ndumva twakwisanzura DJ wacu uzamurira akazi ki buri muntu wese akiyumvamo ikaze akisanzura. It's a new generation in a big combination. Yeah. Ese ni ntoya ugereranyije n'urwo mukunda wowe utariho ubwanjye nakwicara nkaguhimba mutima my mutima nukuri you give me fever yeah wambujije amahwemo oya sinyikebuka mbirimo urwo ngukunda ni mamo no mu bajama byagezeyo utudefo twawe n'udukalite twawe byose mbikunda kimwe rimwe na rimwe urambabaza gacya nkabisubiramo wowe wankubita si babade ni wowe umeza neza sinshavure uri uw'agaciro wanjye aho utari njye naho najya. And when I hear you I feel you maze nkumva amayemusha. When I need you I know I see ya nujya untenguha mpora n'ibyishimo kuko ngufite ndagukunda nkumva ndaryohewe ndambiwe agasuzuguro kawe wumva rero hano ibintu ndetse ukora ejo urabibonye ijoro wabikoze ushingiye ku kintu babara nabuze kugira ngo wiyerekane se oya toka wewe sire wewe madafaka toka ngaho twara sena yawe Karibu mama Fiston, aha niho mu rugo kwa Geradi, uhaye ikaze rwose ndakwishimiye. Merci Jerome. Ariko ndabona ufite iwawe heza, ndabona bizagenda neza. Urugo rwawe na bonete ruzaba rumeze neza cyane. Nk'umuranga wanjye ndagira ngo umpe amakuru yimbitse kuri bonete kuko mu minsi iri imbere turaba dukoze ubukwe, urabona na ka invitation twamaze gukoresha invitation. Umpe amakuru ye yimbitse kugira ngo mbashe kumenya uwo ari we nyirizina, ni wowe umuzi cyane kundusha, nubwo buryo naguhamagayemo. Invitation zarakozwe. None se njyewe uriya mukobwa uko muzi ni umwana mwiza cyane ku bisanzwe, ariko ntawamenya ibyo mu mutima we. Ahubwo se ikintu wenda yaba atarakubwiye nuko yaba afite umwana. Yaba afite umwana uri mu kigero cy'imyaka nka 18, umwana w'umukobwa. Yarabikubwiye se? Bonete wanjye